gati kugira ngo akore ku gutwi. Nge rero nta nubwo nabonye n'uwanjyana ku ishuri ngo babinkoreshe, ariko mama mbyara na papa bamaze gupfa nabaye kwa nyogokuru, gokuru byara mama nawe muri iyo misa itapfa, hasigara sogokuru azana undi mugore. Ngiye kubabwira ikintu kimwe nabonye kandi na n'ubu sindabyibagirwa. Sogokuru azana undi mugore yubaka indi nzu hafi yaho nyogokuru yaratuye. Nge nsigarana na mama wacu uvukana na mama, tuba muri iyo nzu na ba marume bari batuye nkaho hafi. Igihe kigeze sogokuru ndabyibuka yabyukije mama mukuru, uwo mama wacu watureraga twari imfubyi nyinshi, aramubwira ngo hamagara musaza wawe ngo naraye ntasinziye. Aramubaza ngo habaye iki, bari kuvuganira muri salo ariko tujyamye mu cyumba tundi kumva. Aramubaza ngo habaye iki, aramubwira ngo nyoko mama wanyu ngo yandaje ntasinziye ngo anigagura ngo burinze bucya ntatoya gatotse ngo kandi ngo ikintu yansabye, kandi yarapfuye baramuhambye ariko ngo yaranigagura umuzima. Aravuga ngo kandi ngo ikintu yansabye ngo yambwiye ngo nitutanywa n'intakimuha ngo arongera n'ijoro agaruke. Mama wacu aratangara ati, amwereka n'ahantu ukuntu yabyimbye izose. Aravuga ati reba ukuntu yangize. Turabyuka turabana, marume baramuhamagara nabo baravuga, barareba nawe na mushikiwe ngo none si data ngo papa ngo nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuhosha iteka ryose ku manywa na nijoro. Yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yitebesha amabuye. Gatandatu aravuze ngo abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira. Tuvuge ngo amena cyane. Arirukanka agira gute? Aha, reka tuhindure urupapuro dusome ku murongo waho wa 19. Narivuze ngo dusoma wa 19 ariko reka dusoma wa 20. Haravuze ngo aragenda atangira kwamamaza i Dekapole ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Tuvuge ngo amen. Reka dusome muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Dusome igice cya 8, igice cya 8 ku murongo wa 36. Haravuze ngo nuko umwana n'aba batura muzaba mubatuwe bingana gute? Abari gusoma bigize gute? Haranditswe ngo by'ukuri. Hari aho twakoresheje ngo byuzuye, ariko byose ni kimwe. Iyo byuzuye bigomba kuba ari iby'ukuri. Nuko umwana n'aba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Tuvuge ngo amen. Reka turebe umubyizi w'ababatuwe muri Yohana igice cya 9 ku murongo wa 8. Yohana igice cya 9 ku murongo wa 8 haranditswe ngo abaturanyi be, uyu ni uwabatuwe, abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Hari akabazo ku murongo wa 9 aravuga ngo bamwe bati niwe, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ninje. Tuvuge ngo amen. Abasubiza ngo iki? Abasubiza ngo iki? Tuvuge ngo nibyo. Yesu arahindura, Yesu arahindura, Yesu arahindura, amateka gahinduka. Yesu arahindura, abantu babyemera bakoma amashyi twumva. Yesu arahindura, amateka gahinduka. Yesu arahindura, Yesu arahindura, Yesu arahindura, amateka gahinduka. Yesu arahindura mu buryo bwuzuye. Yesu arahindura. Haleluya. Guhinduka byuzuye no guhindurwa nande? Kubaturwa byuzuye no kubaturwa nande? Abatuwe
twigishe zima. Murekeraho ababatuwe mugira ibiganza guke, ababatuwe na Yesu. Ntabwo tukiri imbata z'ibyaha, ntabwo tukiri imbata z'undi muntu uwo ari we wese, kuko Yesu yaratubatuye, twebwe turi aba Yesu. Haleluya. Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel. Umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Nishimiye ko Imana yari yabishatse ko nzahagarara kuri uyu musozi nkahavuga ubutumwa. Ndi umubwiriza butumwa, bakunze kuvuga ngo ni international, ubwiriza ahantu hose numva nabonera Yesu umukiriye, ahantu hose nabona umuntu avuye mu byaha. Twebwe ntabwo tubwiriza ubutumwa dukura abantu mu madini, tubakura mu byaha. Tubakura mu ki? Ko mutari kunyumva, tubakura mu ki? Iyo tugize umugisha umuntu akava mu byaha, twebwe tuba tubonye umubyizi. Kuko hari ukuntu abantu bavuga ubutumwa bagambiriye gukura umuntu mu dini, ariko ntibamukure mu byaha. Ndagira ngo utangarize ko nta mubyizi uba ufite. Iyo ukuye umuntu mu dini ntumukure mu byaha, ntabwo uba ufite umubyizi ku Mana. Ariko ukuye umuntu mu byaha, umuntu akavuga ati singisinda kubera runaka yambwiye ubutumwa, singikubita amadamu runaka yaradusuye dusomera Bibiliya, singirara hanze kubera igiterane cyabaye. Icyo gihe mu ijuru barishima, kuko mu ijuru bishimiye umunyabyaha agize gute? Ko mutari kunsubiza. Mu ijuru bishima iyo umunyabyaha agize gute? Iyo umunyabyaha yihanye, mu ijuru bakora ibirori. Imana nibaha umugisha. Icya kabiri, ndashimira abayobozi b'aya maparuwase imishinga ikoreramo, bafatanyije kandi cyangwa se bemereye abayobozi b'imishinga bakadutekerezaho ngo natwe tuzaba umwe mu bagabura b'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Icya gatatu, ndashimira abayobozi mu nzego zose zitandukanye bari hano, nabo ku bufatanye. Murabibona ko inzego zose mu gihugu cyacu zubatse ku rwego zihurira ku muturage. Kuki? Ari idini, ari polisi, ari izindi nzego za gisivile, ari igisirikari, nta kandi kazi, twese ijisho riba riri ku muturage. Ndetse kandi niyo nshingano, niyo murongo w'igihugu cyacu, ni umuturage ku isonga. Haleluya, haleluya. Ariko nawe nuba uri ku isonga nk'umuturage, nawe ntibakakureba ngo babone usa n'uwasigaye inyuma, kandi igihugu cyacu nta muntu ugisiga inyuma. Twese tugomba kugenda intego ari imwe. Imana ibaha umugisha. Rero ndagira ngo mbabwire abantu nkunze kuganiza muri iyi minsi, narababwiye ngo amategeko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda afitanye isano n'amategeko y'ijuru. N'amategeko kandi Imana ko n'umuco w'igihugu cyacu, umuco w'igihugu cyacu uhuje neza n'umuco wa Gikristo. Igihugu cyacu gihuje umuco wa Gikristo. Mu yandi magambo, u Rwanda n'ijuru bibanye neza. U Rwanda n'ijuru, niba ari ibihugu bibanye neza, ni u Rwanda n'ijuru. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ibihugu bibanye neza, abantu bari hano babizi baranyunganira. Icya mbere ni uguhererekanya abanyabyaha. Kuba utakora icyaha ngo uhungire mu kindi gihugu, ahita bavuga bati uwo muntu yakoze icyaha no mu mudufatire. Icyo gihugu tuba tubanye. Ntiwakora icyaha mu Rwanda ngo uhungire mu ijuru. Rero ntabwo bishoboka. Ribu yo mu Rwanda ibwiriye ijuru iti mumufata, bagahita bavuga bati wahemutse. Ntiwakora icyaha no ku Mana ngo uhungire mu Rwanda. Izo nzego zirahamagarana. Bisobanura ngo iyo ubanye n'Imana neza, Imana ikwigisha kurabana n'ubuyobozi neza. Iyo ubanye n'ubuyobozi neza, n'ubundi Imana nayo ibona ko uri mu murongo. Bisobanura ngo amategeko y'Imana aravuga ngo ntukibe, ntukeke, ntugasambane, ayo mategeko yagendeyeho, ntacyo wapfa n'uyu muntu wicaye hano. N'ubundi yajya kunyura mu preparati muri aho afande, waje umunyuraho rwose ukajya kumusuhuza no kuri sitasiyo. Ayo mategeko ni ay'Imana. Icya kabiri kandi, amategeko y'u Rwanda
nayo yubahirije ntacyo wapfa n'Imana kuko nta cyaha kirimo. Tuvuge ngo nibyo. Hari icyaha kirimo? Nta cyaha kirimo. Ndashaka kubabwira niyo mpamvu mubona iyi torero rifite abasaza ndarahereza ndi musaza umwe reka mbate bose mubahe ibikoresho kandi ifoto ifatwe neza. Yes, dukomeza gukora uyu murimo mwiza mwituze mu mutekano usesuye cyane ko tuwufite. Ibisigaye turabyohereza ku murenge, bazabiduhera abandi baturage bashobora kubihabwa cyangwa se abasibye batamenya amakuru. Ifoto nziza ifatwe. Reka fotore. Uretse muzeyi, uretse. Buri muntu wese afite ibikoresho yagenewe, reka ifoto tuyifate. Dusoze iki gikorwa hagurukire cyo gutanga ibikombe. Noneho dusaba abana gusubira inyuma kugira ngo protokole yo kuza gukora igikombe igende neza. Abana musubire inyuma, ababyeyi nabo mupange ibikombe tujye kubibaha kugira ngo noneho musarebure umutima kahave. Yes, igikombe cyo gutsindana n'amafaranga. Musubire inyuma, musubire inyuma, abana musubire inyuma, abana musubire inyuma kugira ngo mube mwipanga. Igikombe gifite n'amafaranga, igikombe kandi cyiza cyane. Ninde wadutwaye ni Ewari Uhambaza, ariko kandi yujuje. Igikuba cyacitse izina rya rihimbazwe. Kandi icyo dushimye kuruta ibindi ni uko hari abafashe imyanzuro ifatika yo kureka gukoresha ibiyobyabwenge, yo kureka ibyabajyanaga kure yawe, ahubwo bakakwegera kugira ngo babane nawe ube muri bo maze izina rya rihimbazwe. Gahunda zose zabaye ahangaha, abazigizemo uruhare bose tubasabiye umugisha. Kandi ubwo tugiye kugenda tujya mu ngo zacu, reka ubane na buri wese, ubane na buri muntu mubari ahangaha, baba abana batoya ndetse n'ababyeyi babo, zaba inzego bwite za leta, abayobozi ba polisi, abayobozi ba RIB ndetse n'abandi bayobozi baje bahagarariye umurenge wacu wa Bumbogo, natwe abahagarariye amadini n'amatorero twitabiriye iki giterane. Buri muntu wese umugirire neza. Kandi uko tuvuye ahangaha dufashe imyanzuro yo kureka ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko, yo kumenya ko isuku ari ngombwa ku mubiri, ku byambaro ndetse n'ahandi hose, cyane cyane aho dutuye, buri muntu wese abigira ibye ariko afashijwe nawe. Kandi nk'uko wabidusezeranyije, uduhe umugisha wawe mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Atanu ndabona buzuye. Ati mwakire ntimuzongere gukoresha ibibabi cyangwa ibindi bintu bitabugenewe. Bumbogo yaduhaye ubushobozi, reka natwe dushoboreshe abandi. Barabitegura. Pasiteri wa paruwasi ya Bumbogo ayitegura kuza kuduhera.
reka dufate agafoto muganga adufashije. ati genda ukarabe kandi unoge. Imana yadukoreye iby'agatangaza. Abantu bakiri inyuma mugire inyuma cyane, keretse abandi n'amagaye bagiye gukurikira. Protokole badufasha byihuse. Sirambirwa. Ngira ngo mwaje mwiteguye icyo muri butwaremo. Abe yitegura abandi bantu batanu ngiye guhamagara. Angelique aba yitegura, mutuye Zubagira Adelphine nawe yitegura, Umuhoza Grace yitegura, Uwitije Perpet na Murekatete Constantin baze kuba hafi. Reka muhagarare mufate agafoto n'umuyobozi wa RIB, dutumire sante w'umurenge aze kudutangira kuri bariya batanu mpamagaye. Reka RIB yegere aba bantu.